80% ntago urubanza rwabaye fair, ntago rwanyuze mu mucyo. Kubera iki? Kubera ko John Williams n'abandi barabikize babiblowings out of proportion, bati n'uburenganzira babahagama icyuka, bati babijyana kuri Arijazira, babijyana kuri social media, babijyana kwa Nahimana, babijyana kwa Gabire, bari policyinga icyo yita ku gato no ku ngufu nicyo we wita itegeko. Yego noneho ntabwo kwicisha abana inzara ababyeyi iki kwakira amazi mu kwafungira iki nta itegeko ribigena mu wari muravuga ngo buriya reka gubwiza ukuri jewe iyi leta ndayubaha ko sigitinya nta nubwo negetswe kuyitinya cya kabiri ndayubaha ariko ntabwo negetswe kuyikunda. Ubundi amahano henshi kwisi ajya kuba arategurwa hakabaho n'igeragezwa ryayo Kangondo ni kenshi n'igerageza ryabaye ijambo ntabwo ndivuge igeragezwa ry'amahano ryabayeho. Hari igihe bagiyeyo bakandagira mu gatuza, hari igihe bagiye ari abapolisi mbivugiye imbere ya kamera byarabaye. Buretse yego reka tubyemere mu kwezi kwa gatatu kumura nawe ukugishimaka kuko gesirari ariko se abo bapolisi ni leta yabahaye ubwo burenganzira yo gukandagira abantu mu nyandiko zanditswe mu mategeko, ariko hari ubundi bubasha busumba itegeko rimwe na rimwe. aho ya ubwo ngubwo urumva je ntabwo njyaganira n'ibintu nk'ibyo John Williams no kubyirengagiza cyangwa no kuba uri umunyamategeko jewe kuko tuzi ko hari ibikorwa mu nyandiko ariko n'ibikorwa bitanditse. Reka ngubwire iyo biza kugaragara yuko bamaze kubasenyera baze kuba utazi byose biba yaravuze ati aka gasozi kazanywa amaraso yacu, ati si impano ariko kazayanywa. Leta icyo nyishimira cyane ahubwo nukuba muri minsi ya nyuma nubwo hari iminsi 2 yicishije bose inzara n'iki byose ariko byageze aho ngaho bifata connotation yo kuvuga ngo hari leta nutsi Kigali ngirimwe guhohotera abaho. Byageze gute ibintu baravanze buretse Ntwali byageze baravanze bihagije gageza n'amategeko nicyo cyamba. Hari n'imanzi bashyiramo abona nge ntaburana bankundiye navuga ngo ibi kubera ko mufite umwanzuro mufite utazahinduka ni mu nkatire mu njyana muri gereza aho kunzerereza mu iyo ninde nge ngiri kuzamo iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu twibuka murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi teko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare. Turabasuhuje kandi turabifuriza ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Murabyibuka ko ubushize twari kumwe n'aba bagabo bombi tuganira ku kibazo cya Kangondo ndetse n'uburyo gikwiye gukemurwamo. Twaganiraga rero icyo kibazo kitarahabwa umurongo leta yagihaye ariko n'umurongo inkiko zagihaye, ndetse tugiye no kureba aho bigeze ubu. Bimwe na bimwe hari bikiri mu nkiko, hari n'ibyo inkiko zamaze gufatira imyanzuro. Ndi kumwe na John Williams Ntwali. Uraho neza? Uraho neza kandi jabo. Wakoze cyane kuba wongeye kwemera kwitabira ikiganiro nubwo twatinze. Twatuje kureba ibyerekeza uko imanza zikirimo. Yego. Robert Mugabe ikaze nanone. Murakoze cyane. Sozana Ntwali. Gira impagarike n'ubugingo. Murabyibuka ko ubushize twaganiriye n'aba bagabo ku kibazo cya Kangondo, ariko dusoza tubabwiye ko hazabaho icyiciro cya kabiri muzatugaye gutinda, ariko guhera byo Ntwali yatangiye bivuga ko twagombaga no kureba icyo inkiko zifata imyanzuro kugira ngo tuzamenye aho duhera. Ntwali, mu rwego rw'amategeko ukurikije uko iki kibazo cya Kangondo cyakemuwe, byagenze neza cyangwa nabwo byagenze nabi? Nubwo hari ibikiri mu rukiko bizarangira mu kwezi kwa mbere ku mwaka utaha tariki 3. Mu kwa mbere ku mwaka utaha hari itsinda rimwe ritarasomerwa kuko hari amatsinda 3. Itsinda rya mbere ryarasomewe, itsinda rya kabiri umunsi wo gusomerwa barabyimura riza gusomerwa. Ariko kuvuga rero ku cyemezo cy'amategeko banza ubwire abadukurikiye uko byagenze ayo matsinda 2 kugira ngo tuze kuvuga kuri icyo cyemezo cy'amategeko nyuma. Abaturage ba Kangondo bwa mbere ubwo bajya gusenyerwa muri kuri kwezi kwa 9 bavuga ko barategereje isomwa ry'urubanza ryari ritegerejwe mu byumweru 3, ariko bavuga ati kuki dusenyerwa badategereje ko urukiko ruca imanza. Benshi barakizeye ko bashobora guhabwa ingurane mu mafaranga, abandi ko niyo basaba ingurane ikwiye bivuga ko n'amafaranga babariwe ari make bashaka ko azamurwa. Hari byinshi basabaga binyuranye.
simbivuze byose mu rwego rwo kugira ngo tunyarutse muri uko gutegereza rero n'icyatumaga bamwe banga kugenda byari uko urubanza rwari rutara bavuga bati urubanza ntacyo rwemeje ibyo dukora byose twizeye ko inkiko zishobora kubihindura ariko nubwo zari kubihindura ntabwo bari kuvuga ngo inzu ongera uyizamure cyangwa bayaguterekere iyo yari yagiye ari nacyo kintu bavuze ngo ni umutego wa rwondene batewe babwiga byandi byose ngo hazaba imyuzure hazaba iki akajagari umushoramari za mpamvu nyinshi zose zagiye zitangwa ariko urukiko kugira ngo hatabaye igongana mu mategeko rwabanje gukosora impamvu iby'umujyi wavugaga ibyo witaga umujyi wa Kigali ngo ni akajagari gukura abantu mu manegeka ibintu nk'ibyo byose urukiko rwakosoye inyito ruvuga ko bimuwe ku mpamvu z'inyungu rusange kandi impamvu z'inyungu rusange ni imwe mu mpamvu zemewe n'amategeko zishobora gutuma uyu muntu itsinda ry'abantu cyangwa se niyo yaba akagari kose gashobora kwimurwa ibyo byo biremewe muri za mpamvu twari tugiye kondora ubushize ntidusoze ikiganiro ko izi ngezi twazivuzeho n'impamvu z'inyungu rusange nubwo abaturage batabivugagaho rumwe ari nabyo bakomeje kuburana kugeza ku munota wa nyuma hari abakivuga bati ntabwo twimiwe ku mpamvu z'inyungu rusange ni ibikoresho ni ibikorwa by'ubucuruzi ni inyungu z'umuntu ku giti cye cyangwa z'abantu ku giti cyabo ibyo byakabaye biba ngombwa ko batwishyura kuko kwishyura ku mpamvu z'inyungu rusange no kwishyura ku mucuruzi ugiye kugura ahantu ntibyishyurwa kimwe ntibibarwa kimwe noneho ku mpamvu z'inyungu rusange hari n'ibitishyurwa hari igihe bazakavuga bati wowe wubatse mu mbago z'umuhanda ushobora kuhabwa ingurane kubera byafatwa nk'impuhwe ariko itegeko rivuga ko umuntu wubatse mu mbago z'umuhanda aba yawuvogereye wubatse mu mbago z'igishanga aba yakivogereye ubwo rero ibyo byose birwanyaga bagira ngo babone ubwishyu nk'ubw'umushoramari wagura aguze ku bipimo n'ibiciro bigenwa n'itegeko kuko ubutaka bwo mu Rwanda ubuturwaho ubukorwaho ibi nibi bugiye bufite igiciro bwagenewe binatewe na quartier naho uherereye rero mu myanzuro yafashwe n'inkiko abenshi urukiko rwemeje ko batsinzwe ndetse hafi ya bose rubyemeza ruvuga ko hari abahisemo gufata ingurane kandi ko rutagomba gusumbanisha abantu aha abo nagiye mvuga nabo nyuma barambwiye bati ikibazo twagize ni cyuko bafashe ubutaka bwacu nk'aho bwa community nk'aho ari ubwishyira hamwe cyangwa bwa koperative buri wese akavuga nabo bareze mu matsinda ntabwo uri buri muntu wagenda gutanga ikirego babanje kurega buri wese ukwe babanje kurega bakumatanyije imiryango irenga magana ngahe abaturage 1,000 baza kurega urukiko rwisumbuye ku rukiko rusororo bajya kubibanisha n'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rujya kubaburanisha bavuze ko ikirego cyabo umujyi wa Kigali avuga ko kidafite ishingiro kubera ko ubutaka batabusangiye buri wese agomba kuzatanga ikirego cye n'igarama rye mu miryango irenga 1,000 yari yareze nubwo utaranyakira buri hari ikintu gikomeye mu mategeko igarama ntabwo rwose ushobora kuregera iyi telefone nayikwibye ariko mu kurega kugira ngo ikirego cyawe kigira ishingiro ugomba kugitangira igarama noneho niba ikirego ari ikirego rusange cy'imiryango irenga 1,000 imiryango irenga 1,000 kandi bafite inyungu zitandukanye ubutaka atari ubutaka communautaire buri muturage agomba gutanga igarama niba udatanze igarama iyo ni inzitizi n'ibyo umujyi wa Kigali wavuze koko birasuzumwa mu nama ntegura rubanza nari mpari yari imeze nka mitingi banashize daso zambaye imyenda aho zifite na ndembo aho ngaho imbere baragira gutya nkayo na amapeti yaranditse ngo umutekano n'iki akaba nk'umuceceke yari hafi kujya avuza ifirimba ahubwo yari hafi ntabwo yavugiye ariko ubonaga ari hafi kwivuza ati muceceke ntibyari byabaye urukiko nyirizina ngo urabasora niyo ujya kubasaba ari gusanga usohoye bose
icyo gihe barahagarariye n'umugabo witwa Shikama Jean Dodier ari uvuga mu itsinda rya bose yaje gufungwa yarafunzwe yafunguwe nihoraho na Jean Dodier wari wungirije Shikama we byaraye ari komanda chef na komanda joueur bose bari barafunzwe mu bihe binyuranye noneho da komanda joueur wari we ihoraho nawe yarafunzwe nyuma arafungurwa ariko yafunzwe imanza zikiri gusozwa banasomye adahari yabiriya n'ubundi bose bafunzwe ku mpamvu zitari za biriya ariko abaturage bakavuga bati kubera ko ari bo bavuga ari bo baducoordinatinga ibyo by'abaturage tukomeze urukiko bavuze ko ari izihe mpamvu kubera ko ngo yari yafashije umugore wa Theo w'umubavu ngo guhimba uwa mbere araregwa ngo kugeranya jenoside kwipfobya ngo kubera ko yajyanije n'ibidahuye nayo Shikama uwa kabiri we akaregwa inyandiko mpimbano gutegura jenoside ngo kubera ko uwo ni umunyamategeko oya Shikama Jean Dodier n'umuturage wari uhagarariye abariya bagombaga kwimurwa uwa kabiri rero bakaregwa inyandiko mpimbano umunyamategeko zikora biba bimeze urwo rubanza yize ngo rwavoka wawe ntabwo ari we wari uhagarariye nk'uri buvuge kubera ko wese adafite ijambo wabo kugira ngo bamunyuze araje avuga iki yabivuze ejo bundi bajya kubasenyera imitwe ya bose yarashyushye bavuga bati ibintu byoroshye uwa kabiri we yarezwe mu nyandiko mpimbano kuba umufatanyacyaha mu nyandiko mpimbano bamushyiramo igihe runaka arafungwa urabona ubu ngubu ari hanze niwe wereze message umugore wa Theo w'umubavu kugira ngo niko bivuga mu rukiko ariko ntibiraburanwa ngo tumenye niba ari ukuri cyangwa ari ibinyoma yazaburana ari hanze hanyuma rero icyo gihe gumereye umujyi wa Kigali utanze iyo inzitizi yakiriwe urubanza rwaratangiye mu nama ntego y'urubanza ntabwo umwavoka yazamura inzitizi y'igarama ngo urukiko ntabwo rwemerewe kuyirengagiza rugomba kunyine niko byagenze umwavoka w'umujyi wa Kigali yazamuye iyo nzitizi yuko buri wese agomba gutanga ikirego ukwe kuko umutungo nuwe ni ntavogerwa n'umuntu ku giti cye nta kintu na kimwe kigaragaza ko ari koperative cyangwa ishyirahamwe byashyize hamwe umutungo wa bose ngo babiregere hamwe bityo ko urasaba kuzarega ikirego cye atanze n'igarama ryacyo urukiko rubyanzura rutyo noneho baragenda imiryango imwe yivanamo kubera ko iteguye igarama ry'urubanza abandi babivanamo kubera ko bavuga bati ibintu turabona bitazoroha ubwo banze kubyakira hamwe baragira ngo buri wese ukwe bazamukubitira mu gafuka no kuba bivugaga bivuza mu magambo yabo ni mu magambo yabo nk'abaturage bati l'union fait la force gufatanya bitwongerera imbaraga bitwongera ububasha n'ubushobozi n'ubudahangarwa cyangwa se ubudahangarwa mvuga se bwa bundi bwo mu mategeko muri ngingo iyo batanga igrama buri muntu ku giti cye urubanza rukaba buri muntu ku giti cye ariko bagasaba umwavoka wabo ko asaba urukiko yuko imanza bazihuza aho niho ikibazo cyavukiye bakazihuza baratanze igarama buri muntu ku giti cye ahubwo igihe cyarageze buri wese atanga igarama rye amaze gutanga igarama rye basanga ni imanza zari kuzamara imyaka nk'10-15 urumva imanza zirenga igihe none inkiko zirareba zisanga imyanzuro icyo barega ni kimwe uwitwa ko abahutaza n'umwe n'ikiregerwa ni kimwe n'abavoka ugasanga ashatse umwavoka umwe noneho leta kureba uko imanza zisa irongera ifata nyinshi urukiko rufata za manza zisa ruzihuriza hamwe none abandi n'abavoka n'urwa Kariste rwahuye n'urwa Rusesabagina n'abandi bandi n'abavoka bakavuga ngo izi manza zanyu kujya kwandura ejo ubundi ejo ntabwo zazarangira ikindi ubwo zisa buri wese kumuca amafaranga ukwe byagwana cyane ariko mushyize hamwe dushobora kugira ukuntu tubibarana bikoroha ku rubanza rufite urubanza rumwe ruhuriramo abantu benshi mbaburanira mu ijambo no kucyumurega ni kimwe cyo muvuga ni kimwe ibyo rero bibaye ubwanditsi bw'urukiko rurabyemera kuko n'urukiko niko rwabishatse bwa mbere noneho n'abavoka bamaze kugira biremerwa ariko abaturage bamwe bakavuga ati no ngenza abantu kwanjye kuko batubwiye ko badashaka ko tugenda igihiriri none badushubije mu gihiriri bamwe batanye kuba gutya ku biranga birananirana nibwo haje amatsinda yaje mate yajemo kubera ko nubwo baburana bimwe ariko hari twa difference dutoya duhari hari ababurana
n'igenagaciro ntibaryemera rirapfobya cyane baramubara miliyoni 3 n'igice kandi wabona umutungo wari miliyoni 8 ariko rero bamwe batsinze kuri icyo kintu cy'igenagaciro niyo mpamvu nanjye navuze ko ntago batsinzwe bose 100% ariko hari abo hafi abenshi nabo urukiko rwavuze ko batsinzwe abandi ibyo utwo difference amatandukaniro mato ari mu manza zabo yatumye bigira bite yatumye haza haba impinduka yihe impinduka mu rubanza impinduka mu miburanire haza n'amatsinda abafite ibifite icyo bigwamo cyane gisa bajya ukwabo babashyira hamwe abandi bashyira hamwe n'abandi bashyira hamwe haza amatsinda 3 hari uburyo ugabanya ubunini bw'itsinda hari uburyo bwo guhuza abafite ibyo bahuriyeho baburana n'ibikindi nihuse rero amatsinda batangira kubona gifite akangondo ngo bati bazongera batuhinjarike batugore kubera ko badusubije mu gihiri kandi barabyanze ari nabwo ejo mundi myanzuro isomwa bongeye bakavuga ubu ngubu bamwe mu bagiye kujurira barashaka kujurira individually reka tubanze turebe ayo matsinda 3 amatsinda 2 yarasomewe kandi yaratsinzwe ariko ndashaka gusoma sinsoma umwanzuro urimo page 70 ndasoma icyemezo cy'urukiko gusa ku rubanza rumwe kuko ubwo dufatiraho n'urundi n'urwurihe tsinda amatsinda 2 n'amatsinda bereko amanimero ko dushobora kuyabara bashobora kuba atari kuyabara rimwe mu matsinda 2 amaze gusomerwa irindi ejo ni mu gihe cyo kwisomera habonetse impamvu ituma babyimura bazasomerwa mu kwa mbere icyemezo cy'urukiko naho ni mu itsinda rimwe rwemeje ko Mugunga Phineas na Faustin Shimani Defonse Tuyishime Bahati na Rutayisire Eugene baretse ibirego byabo no kuvuga ko hano hari abantu 1 2 3 4 5 bagiye bareba bati ndabura niki kandi barampaye inzu nubwo nagiye mu ntayishaka ariko ndabona imbere y'amategeko nta ngingo ikindengere hari abagiye bikwa mu rubanza rwemeje ko ibirego bya Kabera Bekayo wambaza Beatanya mu zego yoze horabona Jean Dodier Karisha Jean Baptiste Barubucyata naze ngira umutware Jean-Marie Uwize Jacqueline Cy'Amoko Emmanuel iri munyandiko Claver nta cyutimana go yoze nzabona Jean Pierre Habyarimana Vedaste Habiyaremye Vedaste Munyaneza Gaspard Rindimana Marc Nibiz Bernard Shikama Jean Dodier munyeshuri David Gataye Fabrice na Hakuzimana Theodore barega umujyi wa Kigali kubijyanye n'ikikwiye ku mafaranga hamwe n'izindi ndishyi zijyanye nabyo nta shingiro bifite rutegetse ko indi ngingo ko Kabera Bekayo imbabazi amazina menshi ne kunyanyisura muri yose ariko reka mbizisome ku imbirangize n'ibindi ayo mazina ni menshi rutegetse ko Kabera Bekayo wambaza Beata Nyiramwiza Gloriose ihorabona Jean Dodier Karisha Jean Baptiste Barubucyata naze ngira umutware Jean-Marie na Uwize Jacqueline bahabwa inzu basinyiye mu masezerano bwumvikane bagiranye n'umujyi wa Kigali yo guhabwa inzu ho ingurane ikwiye ku mitungo yabo babaruriwe bamwe muri abangaba bamaze kumpakanira ko izo nzu ntazo basinyiye ariko urukiko rwabitegetse gutya kandi ibyo rutegetse byitwa ko itegeko rutegetse ko Cy'Amoko Emmanuel munyandikwe nta cyutimana n'abandi kumanuka barimo nzabona Jean Pierre Habyarimana Habiyakare Munyaneza n'abandi nashikamaye barimo ngo bahabwa inzu bahabwa amazu ho ingurane y'imitungo yabo babaruriwe nkuko byagarutsweho haruguru Shikama yuko ko yavugaga ko agomba guhabwa amafaranga uretse ko hangana n'urukiko rwatetse gutya ngeze ko Shikama we haraho yasinye amafaranga rutetse ko nta mafaranga y'igihembo cyavuka nayikurikirana rubanza abaregwa bahawe muri rubanza ruvuze ko amagarama yatanzwe muri rubanza n'abarega aheze mu isanduku ya leta rukijwe rucyo kandi so mu ruhame ku itariki ya 11 z'ukwa 11 2022 rugizwe n'ubucamanza abo bose ntibavuga amazina yabo aho urumva ko hari bamwe bwavuze ko badafite ishingiro ku ngurane ariko bavuga ko bafite ishingiro ku guhabwa ingurane y'amazu ngo basinyiwe nubwo bamwe batarasinya kugeza umunsi ariko iyo urukiko bitetse gutyo byaragiye binatuma babaturage bategeje umwanzuro w'urukiko bamwe bari barajyanye impapuro kure na n'ubu harabakizicaranye impapuro z'amazu yabo n'umutungo wabo bitakiriho kuko bavugaga bati ibi ntitwabitanga kuko wasinyiraga ingurane ko hawe inzu utanze iki icyangwa cy'ubutaka ni iki byose ni ikinzu byose gabitanga rero abo ngabo na n'ubu harakibyicaranye nubwo urukiko rwavuze ko basinyiye kandi bamwe batarasinyiye nubwo rwategetse ko bahabwa inzu hari abaturage batemeye umwanzuro w'urukiko bakanga izo nzu bakagumana ibyangombwa by'ubutaka bwabo bari banabibitse mbere y'uko ubanza ruba ibyo tubishaka ni mujyana ibyo ni mujyana inzu zanyu ariko turagumana ibyangombwa by'ubutaka bwacu so urukiko rukaba rutegetse ahubwo yuko bajya muri izo nzu yego ariko bo bakazanga ntibajurire urumva icyabaga gishoboka ni uko iyo wemeraga inzu watangaga icyangombwa cy'ubutaka ariko bo barabyanze byose inzu tubishaka nubwo urukiko rutegetse ko tuzijyamo ntitunashaka izo nzu ntidushaka no gutanga icyangombwa cy'ubutaka harimo ibyiciro 4 noneho ngubu ntabwo ari amatsinda amatsinda kwavuze kwayo nayaburanaga
abiri yasomewe birasa byombi gutya irindi tarasomerwa mu kwa mbere nabyo bishobora kwigisha ibizaza bisabiki noneho uko bahagaze ubu hari ibyiciro bine hari abantu batigeze batanga ikirego bavuga ko leta ari umubyeyi izareba ikwiye ikibwiriza ikabaha indishyi y'amafaranga abo iyo ni itsinda rya mbere ni itsinda rya mbere bamwe bahawe inzu bakeya bahawe amafaranga kubw'imitungo yabo ihanitse abo ngabo biyakiriye gutyo hari itsinda rya kabiri nako icyiciro cya kabiri cy'abantu batigeze bemera ibyo ngibyo bajya mu nkiko baraburana bamwe baratsindwa mu gihe urubanza rutarasomwa bemera kujya mu mazu kuko bari batangiye gusonza banakurira iki byose babona nta rindi garuriro bemera kujya mu mazu bamaze no kuyajyamo bemera icyo urukiko rutegetse bashyiraho intayishyize umugani n'abarundi bati ntacyo twarenzaho biyakira batyo aba gatatu ni abagumanye ibyangombwa byabo banga no kujya mu mazu bategereje icyo urukiko ruzagena urukiko rukora yategetse ko batsinzwe ko bagomba guhabwa ingwate ikwiye ariyo y'izo nzu bamwe baracyari hanze baracyakodesha abandi bari barafashe amazu baracyarimo ariko bari bategereje ko urukiko rugena icyo bagenera bakakurikirana icyo ngicyo abanyuma n'itsinda nto ry'abantu bakomeje kuvuga ko baburana imitungo kubona inyungu ikwiye mu mafaranga abo ntibigeze bajya no mu nzu na gato n'ubu baracyakodesha barimo n'abo ngabo bayihorabona barimo ni benshi abo ngabo rero bamaze n'imyaka irenga 2 bakodesha bari bategereje amafaranga na n'ubu batitegereje amafaranga nubwo urukiko rwategetse ko batsinzwe bagomba guhabwa inzu bo bakaba bakivuga ko bazakomeza kuburana umutungo wabo kugeza ku ndunduro aho urubanza rwa nyuma rubasha gucibwa aho ruzaba rutakibasha kurenga ibyo rero iryo tsinda rya kane ari naryo navuga ryagora abifuza ko ibintu bitabirangira ririmo bagitegereje ingwane mu mafaranga hanyuma Ntwali harimo bazajurira muri ayo matsinda cyangwa bakajurira individually benshi nabifuza kujurira buri wese ku giti cye hanyuma Ntwali nari nkubwiye nti mu mategeko uko uru rubanza rwaciwe urabona rubiboneye cyane ntibiboneye uko mu mategeko atubuza gukweshoninga imyanzuro y'urukiko ntabwo ari umunyamategeko kuko vuze mu mategeko mfite impamvu bivuze kandi atubuza kweshoninga imyanzuro y'urukiko mu rwego rw'amategeko rero uyikweshoninga urayibona ute wijya kuyikweshoninga ninjya mu mwambaro w'umuturage wese ubona turi hariya 80% ntabwo urubanza rwabaye fair ntabwo rwanyuze mu mucyo aho ni njyewe nje nkanjye ntishingije itegeko ugatanga n'impamvu kubera iki kubera ko habayeho ihuzagurika muri ruriya rubanza mu buryo bwinshi habayeho guhindagurika ibisobanuro by'umujyi wa Kigali byagendaga bijyanye n'igihe bitewe n'uko wagendaga usa n'utsindwa ugwamo ukazana ibisobanuro bishya ntabwo ibisobanuro bishya ubwo warahengekerezaga kandi ugasa naho wumvwa cyane kurenza undi muburanyi umuburanyi rwose ndavuga ngo umujyi wa Kigali yabaye umuburanyi wumvwa cyane kurenza ntabwo ababuranyi banganyaga ububasha imbere y'urukiko muri no rubanza icya gatatu mvuga gituma mvuga ko uru rubanza rutanyuze mu mucyo nuko rwaratindijwe cyane kuva 2018 abaturage baburana kugeza 2022 18 19 20 ni imyaka 5 nabandi bazasomerwa 23 imyaka 6 ariko amakimbirane no gukurikirana no kuregana byatangiye 2017 nta mpamvu nimwe yatumaga urubanza nkuru rufite ingingo z'amategeko ahamye rwakagombye kuba rwarafashe igihe kingana cyane masorezaho no kuba n'umujyi wa n'urukiko rwa rwararebye ugasanga iby'umujyi wa Kigali bita impamvu zo kubasenyera bitujuje ireme ry'itegeko rukabakosorera inyito y'impamvu yo kwimurwa kwabo nibyo nshingiraho Mugabe wowe ukurikije uko uru rubanza rwaciwe ntwaranyuzemo ariko nawe ndabizi ko hari amakuru ufite wahagije ukurikije uko rwaciwe niko rwagombaga gucibwa cyangwa hari ibyirengagijwe cyangwa hari icyo ababuranyi birengagije n'ibyo urukiko rwirengagije urumva mbere tuganira narakubwiye yuko nta n'impamvu zifatika
zatumaga abaturage bagomba kujya mu rukiko, ariko umuturage urukiko ruri open, umuturage wari wese mu gihe yumva ari aggrieved afite ikimushengura umutima agana inkiko. Muri sosiyete demokrate cyangwa open society inkiko nizo zikemura amakimbirane. Ibindi dushobora kugira ibitekerezo byanjye sinumvikane na John Williams, ariko urukiko nirwo rureba ibihari, yewe ni narwo rutanga authentic interpretation y'inyandiko za leta, gukosora impamvu rumaze. Urukiko jewe nawe dushobora kuza tuvuga ngo turapfa yenda umugore, ariko urukiko rukabisesengura rugasanga aba bantu kuko itegeko rivuga ko ubushinjacyaha ntabwo ari bwo butanga inyito y'ikiregerwa. Ubushinjacyaha urukiko ruregerwa imirimo ibyabaye, noneho inyito y'ikiregerwa ndetse na evidence itangwa n'urukiko. No mu bugenzacyaha hari ibyo buha inyito ubushinjacyaha bukayihindura, urukiko rukazongera rukahindura. Kuko urukiko nirwo tuvuga ko ruzi ukuri. Urukiko nirwo rufite ubushobozi bwo kuvuga ngo mu by'ukuri umujyi wa Kigali wavuze ko bimuriye ibi ngibi, abaturage bo baravuga bati twimuriye kubera izi mpamvu. Ukuri kuri hehe? Urukiko rugakora iperereza cyangwa se rugashishoza rukavuga ati umujyi wa Kigali cyo mwimuriye mwavuze ibi bintu mwibeshya ngo ni iki, namwe baturage dore ahubwo mwimuriwe iki. Ari nabyo Ntwali yavuze ngo rwemeje ko binyumuwe ku bw'inyungu rusange. Yego, ariko urukiko narwo rufite ububasha, it is prerogative authority of the judge. Buriya na perezida wa repubulika ndamwubaha ashobora kuvuga ibi akavuga ibi ati buriya ntiwibuke ibyo yavuze ko bariya ba presikidi n'ibiki, ariko urukiko ruragera rukareba ibihari bikashyira substance rukabinyura yarabategeka akavuga ngo ibyanyu bya politika mbishyira hariya namwe imishinyanyu muyishyira. Ikibazo ni iki kandi turanareba iki wese soka taha babifata uko babishaka ko taha, utanyuzwe ashurire, nta kibazo n'ikinkiko zibereyeho. Kugeza urukiko rwa nyuma rwemeje ruti ubushize naravuze ikibazo bafite niba ari ikibazo cyo kwimurwa, ari ikibazo yenda kindishye bagitangira ikirego, ariko nibabona leta, kuko leta yo ndavuga ubushinjacyaha leta yaravuga iti no twebwe indishyi twazitanze, twebwe indishyi twazitanze. Urabyibuka ko igurane ikwiye twayitanze, twatizeho kuko igurane ikwiye bayitangira indishyi. Ariko ibintu byo kuvuga ngo yenda batangiye gusengerwa, niba batangiye gusengerwa bafite abavoka nibatanga injection, ikirego cyo guhagarika isengerwa. Noneho leta igaragara yuko yirengagije amategeko, icyo cyemezo umucamanza agica mu buryo bwihuta. Nta nubwo ari ngombwa yuko iburanisha, si ngombwa yuko n'iburanisha riba ku karubanda. Mu nkundi rivuga ku injection kuko bo mu byo batanze no mu iburana banabigarutseho basubira mu rukiko. Urukiko rubajije impamvu batatambamiye isenywa, bati twari gukoresha izihe nzira, dufungiwe umuriro, dufungiwe amazi, dufungiranywe ntawe usohoka ntawe winjira, twari bunyure mu uwo munsi wari umunsi wo kugira, uwo munsi wari umunsi wo gusenya, uwo munsi wari uwo gusenya, ntabwo ari umunsi. Babitanze mu rukiko bavuga bati mubona ko agiye gusenya, bari bamukatiye amazi, umwavoka se bari bamufungiye. Ngende kuvuga ibyabaye mu rukiko ko nari mpari baruburana, urukiko babajije ati mujya gusenyerwa, bavuga bati dufite ikibazo cy'uko niyo twatsinda cyangwa niyo haba gusubirishamo kubara imitungo hakoreshejwe hakabarwa igenagaciro rishya rijyanye n'aho imitungo igeze ku gihe, nta kimenyetso twabona kuko byarasenywe. Umucamanza abaza impamvu ni impamvu batigeze bakoresha injection bo batanze uko babivuze ko nta wagendaga nta wasohokaga nta watungaga, niko byari bimeze babagezeho. Hoya ariko wa kane umujyi wa Kigali waravuze uti tubahaye igihe cy'icyumweru, nyuma y'icyumweru tuzaza gusenya.
kubera ko ndibuka ko meyo umujyi Rega wanavuga de ikomeye inama yabaye ibiza ngo imvura nawe waravuze ati niyagira imvura isenya birangije ariko barababwiye ngo shikama yafata telefone agamagara we yarafunzwe icyo gihe yarafunzwe whoever umuntu wese cyangwa se n'undi muturage cyangwa se n'umunyamategeko ati baje kudusenya ndabizi communication zarabaye n'abavoka baje kudusenya ubwo turi kwisana muri zaka imbere cyo kwavuze ati nta communication kwa dufite baradufungiye umuriro urukiko rwabifashe wowe mwanzuro babikize mu bidafite ishingiro of course ariko bifite ishingiro nayo oya Ntwali burakorekane ko niba bifite ishingiro kuki umunyamategeko wabo we atavuze ati abakiriya banjye wenda bari muri condition idashobora kubemerera gutanga iyo injection reka ngiye mpamagara umucamanza cyangwa ngiye ku rukiko nyitange we ku giti kuko nawe ntiyarafunze karimisha ubu niba avoka rero atarabisabwe simpanya ko atabisabwe simbiza aho ngaho ariko nawe ubwe yarabisobanuye avuga ati nta buryo bwari buhari bw'uko batanga ikirego cyihuse mu masaha 24 kandi ayo masaha bari bafungiranye ahubwo natekereza ko avoka wabo bashobora kuba yarabagurishije erega ni nacyo kereka kubwira ikibazo cyabaye ku kintu cya Kangondo abantu ba Kangondo na Kibiraro bari bafite ukuri mbere kandi leta yari yemeye kuba kashi mu ntoki bo barabyica ko mpamvu nari buvuge oya yivuge babyishe bate babyishe bituma leta Mugabe babyishe bate banza ndaza kubikubwira we tuzi ndaza kubikubwira hari igigo itegeko inshaka okay mu gihe uyishaka rero ariko ikintu ushaka kubwira hari abactivist buri ariko mbita John Williams abactivist abaharanira uburenganzira bwa muntu iki John Williams n'abandi n'abanyamategeko Ntwali mu Ntwali mu activist yaje mu activist ariko se ukujyana n'uburenganzira bwa muntu umuharanizi barabikize babi blowing out of proportion bati n'uburenganzira babahagama icyuka bati babijyana kuri Arijazira babijyana kuri social media babijyana kwa Nahimana babijyana kwa Gabire bari politicizing babigira iki bijyanye kuri Arijazira cyangwa Arijazira yaje kugera basanze Arijazira se yaje man nimukatugirisha kuko izana rimwe urumva abaturage bose Mugabe wait nge iyo interview nayibonyemo Ntwali kandi ntago nzi niba Ntwali wahamagaye Arijazira none se Ntwali ntiyarankubitiye hano ubushize ariko ibi bintu ariko ntabwo ari gihamya cy'uko ari wayihamagaye reka icyo nzi cyo bagafata abantu batya bakababwira bati ariko n'uburenganzira bwanyu ibintu bisakuze kuri social media no muri media ibi bintu leta zisubiraho umwavoka kuvuga ibi bintu mu rukiko ngo abakiriya banje ngo bari bakatiwe no you are umunyamategeko you advise them si ngombwa yuko bageraho injection ntabwo ikeneye ibimenyetso ni ukuvuga uti ibi bintu bibe bihagaritse gushyirwa mu bikorwa kugeza urubanza rurangiye none washaka ugashyiramo kandi utibe bireke ibi gusenya bari bihagaritse kugeza urubanza rurangiye ahubwo rubaye itegeko no kuvuga ni majuri yarangiye n'amajuri yararangiye none iyo injection ukayikora nk'umunyamategeko bose bagendeye muri icyo kintu n'ubu ngubu urabona John Williams uyunguyu ni inshuti yanjye by the way I like him aracyari muri santima bararenganyijwe birengagije imbaraga z'itegeko iyo badushyira muri situation Mugabe urabona ukuntu umeze iyo banshyira muri situation ko leta yishe itegeko ubu mba nirimbure cyane rwose nayitemera y'igitaka kuri kwibara nakubwiza ukuri ariko nk'umwavoka umwavoka wize amategeko kuvuga ngo umukiriya we ngo bari baramufungiye umuhanda ngo bamuziye amazi n'umuriro ngo yabananiwe gutanga injection I'm sorry umwavoka ndakubaha rwose ariko uri umuginga I'm sorry ndabivuga ni gute wowe nk'umwavoka ufite responsibility nk'abavoka ntabwo dufite responsibility de result ariko dufite responsibility de moyen
ukoresha ibishoboka byose kugira ngo ufashe umukiriya wawe ariko ntabwo umukiriya wawe mwizeza ko uzatsinda ijana ku ijana. Ntwali uravuze uti aramuhutaje ariko nanjye nakubwiye nti ariko nanjye nakubwiye nti aho ntibyaba ari uko uwo mwavoka nawe atakurikiranye uburenganzira bwabo yunganira. Ndaza kuguha ijambo umwe amategeko abivugaho narabimwibarije na akantu k'umunota nk'umwe uze no kugashyiraho ndakagugashyira kuri iyo ngingo yavuze nyine kuri icyo ngicyo cy'ukuntu barafungiranywe n'iki byose anashyira ibindi bisobanuro wese yarafungiranye hari akantu ni naho Mugabe ari kuvuga ati mbabarire mwitegurike hari akantu buriya reka nkubwire hari akantu nakubwiye responsibility ebyiri. Umwavoka ntabwo ufite inshingano umukiriya wese kugira ngo aze umubwire ngo uzatsinda urwo rubanza, ntabwo ari wowe ufata umwanzuro ku rubanza n'urukiko, ariko tugira responsibility imwe nk'abavoka ku isi, responsibility de moyen. Koresha ibishoboka byose umukiriya wawe umushyire imbere byibuze anatsindwe cyangwa atsinde bigaragara kuri nakutagize ariko kuvuga ngo uzarutsinda tubyihorera ibyo ni iby'urukiko ariko ugaragaza ko nakutagize. Uyu mwavoka ndamurega yuko yiregagije responsibility yo kudakora ibishoboka byose kugira ngo abakiriya be babone ubutabera, kandi kubona ubutabera si ugutsinda no gutsindwa ariko ari nakutagize nabwo n'ubutabera. Kudakora ibishoboka byose icyo kintu ndakimushinja John, ntabwo ari wowe nyishinjije, ndakubaha rwose sinakugereka amakosa atari yawe, ariko uyu mugabo navuga ati waramemukiye azandiga mu rwaga niba tarabisabwe naba kucyarinda kubisabwa muri zamuwaye afite nkuko Mugabe ari kuvuga niyo irimo yo kubisaba batanabimusabye umukiriya wakakubwira aterega ati bazanye za modoka noneho n'abapolisi baje bagiye kudusenyera, wowe ukirukanga ukabuza icyo gukora mutwe kwirukanga ugasaba injection. Basi byibuze urukiko rukagaragara yuko rutakwihutiye kwifataho umwanzuro cyangwa rutaba ibyo ngibyo nabamburana ibindi. Dufite abavoka benshi ntabwo ariko nta n'umwe watanze injection. Icyo rero nanjye wo nise umujinga simuvuze izina ariko ari umujinga. Nanjye gutanga urutonde rw'abavoka ariko kugira ngo bitwe ko tubatutse ntabwo mbavuga amazina. Gato Mugabe Ntwali icyo kintu uracyumva nawe ko uwo mwavoka abo bavoka batagiriye neza abakiriya. Ako kantu karambabaje reka ubanze kuri Ntwali ko ntazi icyabaye hagataho gituma abavoka bose uko bakabaye bari muri rubanza nta n'umwe utanga injection. Nicyo cyuka kuba ntazi icyabaye ntabwo ndi bubacire urubanza cyangwa Mugabe aravuga ko bagendeye muri icyo cyuka ariko nabyo niko bikeka. N'abaturage bikuye mu rubanza, abaturage bikuye mu rubanza bamwe baje kubona yuko bagombaga n'amategeko. Abikuyemo nababa bamaze guhabwa ingurane bari bamaze guhabwa ingurane. Yewe reka twifatire ingurane n'ubu nona hasigaye irindi tsinda. Ubundi se amatsinda uko ari atatu mbwira itsinda bagiye basomera rikira uko ryari uko ryaje. Erega n'ikibazo cyabaye kandi bose ntabwo bagiye kubera impamvu oya, ntabwo ari ukuvuga ngo bagiye ngo kubera ko bamwe basinyiye amazu oya. Ikibazo bamwe bagendaga babona bati bakaboneba amategeko bakamenya ukuri bati ibi bintu turabura n'ibintu turiyo turata igihe cyacu. Bamwe nabanze gutanga amagarama barayibonaga bati ibi birori bw'ikibazo. Buriya reka ngo ubwize ukuri jewe iyi leta ndayubaha ko sigitinya nta nubwo negetswe kuyitinya. Cya kabiri ndayubaha ariko ntabwo negetswe kuyikunda. Umunsi nakubitanye na leta yirengagije amategeko tuzakimbirana mu rukiko n'ibyanga mbizane mu itangazamakuru. Ariko leta niba abaturage bari mu cyuka cya activism n'uburenganzira budashingiye ku itegeko bazahura n'igikuta cy'amategeko. Ubushize uyu mugabo twaganaga ngo ku ngingo 35 tuvuga indishyi ikwiye uko itangwa ishobora kuba mu mafaranga cyangwa se gatangwa mu ngurane. Ubundi buryo bumvikanye ubwo buryo abenshi babugiyemo
none icyaka gahato no ku ngufu urakoze cyane ibyo wita ku gahato no ku ngufu sinye byita bo barabisobanura bakabigaragaza bo bihorerwa kuko niyo bavuga iyo n'abaturage ntabwo bari n'abaturage bafite uburenganzira kimwe n'ubwa bwo kubifata nk'agahato cyangwa ku ngufu ariko mu mategeko bivuze iki mu mategeko bivuze yuko leta imaze gutanga ingurane zayo yagombaga kuhasenya abantu bakahimurwa ikabishyira mu bikorwa byemewe n'amategeko ariko ariho hahandi yangiye icyo yita ku gahato no ku ngufu nicyo wowe wita mu itegeko yego noneho ntabwo kwicisha abana inzara ababyeyi iki kwakira amazi mu kwafungira iki nta itegeko ribigena mu wari muravuga ngo ni ku gahato no ku ngufu n'abaturage barabyivugira guri noneho yakavuga ati ariko hakurikijwe itegeko yego ko leta yangirwa 34 yavuga na kane hamwe n'iya 35 gutanga biraza guhurira he ikibazo cyahabaye ibyo ngibyo tubyihorere bimwe n'urukiko rwabifashe umwanzuro utabyishimiye arajurira kuko niko ibintu impamvu nari kuvuga byinshi nuko ibi by'urukiko rwaburanyeho sindi bigaruka kandi bitari kubara mu munsi kereka igihe bizaba byajuriye yego noneho gihe cyo mvuga ni iki iyo abaturage babona urumva leta imaze gutanga ingurane ikwiye mu buryo bwayo aribwo bw'ibikorwa apana mu mafaranga abatabyishimiye bagiye mu nkiko ariko noneho mu gihe bakiri mu nkiko batarasomerwa leta ikavuga yewe natanze iyanjye ngurane urebye ko mu Rwanda atari ubwa mbere abaturage bari bimuwe ariko njye kuri bwanye n'ubwa mbere nane mbonye inzego zose z'umutekano zamanutse uramuriri wari uhari wa Mugane wa Ntwali washoboraga guhindura itegeko yakwaga kandi rimeze riti urakoze cyane buri uzi icyo umwavoka ari gukora yari kubona injection akayizanira uyoboye izo nzego kuri tele ati do akora photocopy yashaka akazi iya mbere ayijyana ku karere iya kabiri akayijyanira uri kuri tele iyo yibonye ategetswe guhita ahagarika ibyari mu nyandiko zanditswe mu mategeko ariko hari ubundi bubasha busumba itegeko rimwe na rimwe ubwo ngubwo urumva je ntabwo njyaganira n'ibintu nk'ibyo John Williams arazi no kubyirengagiza cyangwa no kuba uri umunyamategeko jewe kuko tuzi ko hari ibikorwa mu nyandiko ariko n'ibikorwa bitanditse reka ngubwire iyo biza kugaragara yuko leta yisha amategeko iki kiganiro ntabwo kiba kikimeze gutya mba ndi ku ruhande rwa John Williams 100%. Yitegeko ryicwa mba mfite none iki kiganiro n'ukuri baragikoze mbagaze mvuga ni leta baragikoze mbagaze ariko yiturage bishwe biregagije amategeko noneho bagashyigikirwa n'abavoka batabahereza ubutabera bukwiye hakaza na John Williams bakazana abactivist barangiza bakabikubita no mu bigarasha bikaba politicized bikaba leta nutse irimo gusenyera abahutu icyo kibazo ubugihinduye ibyo bintu bibiri ibyo bintu bingeri zose harimo abayobozi harimo abashinzwe umutekano wowe ufite kubyita iyo bigenze ku abana Imana ntabwo bizi iyo bigenze ku baganire mu rwego rw'amategeko tukirimo buretse ibyo Mugabe avuga ku ruhande rumwe ibyo Shikama nafungiye kuvuga ngo leta iri gutegura jenoside thank you hari akantu kandi wumva kajemo byageze aho ngaho bifata connotation yo kuvuga ngo hari leta nutsi Kigali ngirimo guhohotera abahutu byageze gute ibintu baravanze buretse Ntwali byageze baravanze bihagije gagiza n'amategeko nicyo cyambabaje byageze ku ruhe rwego ko umuturage avuga ngo leta iri gutegura jenoside ibyo tujya mu rubanza n'icyaha cya Shikama icyo ni ikintu kihariye cya Shikama ku giti cyazaboneka ntabwo turi mu rukiko ubundi nk'umunyarwanda gaho John Williams mu cyubahiro cyose ngugomba kandi urabizi ko mwubaha pe ubundi nk'umunyarwanda haba habaye icyo burya ageze aha buvuga ngo leta kubera kwimura abaturage ngirirategura jenoside ninjya kumudefendinga ndabangiye kumfatanya cyaha ariko icyo mvuga ni iki ngiki icyahabuye abaturage icyaberetse ko ibishobora kuba hari byose kwishyano rishobora kugwa hariya uko ryaba ari kose ryaba ryarateguwe ubundi iyo nyito sindi uyikoreshe ubundi amahano henshi ku isi ajya kuba arategurwa hakabaho n'igeragezwa ryayo Kangondo ni kenshi n'igerageza ryabaye ijambo ntabwo ndivuge igeragezwa ry'amahano ryabayeho ayahe mahano hari igihe bagiyeyo bakandagira abantu mu gatuza
hari igihe bagiye ari abapolisi mbivugiye imbere ya kamera byarabaye buretse yego reka tubyemere hari mu kwezi kwa gatatu reka tubyemere kubera ko Ntwali duhari ariko se abo bapolisi ni leta yabahaye ubwo burenganzira kujya gukandagira abantu mu gituza icyo mvuga ntabwo leta yababwiye ngo mugende mukandagire ariko hari abandi hari abagore bakubise igihe hari abantu bahiritswe barahutazwa nabi hari abatewe imigeri turabizi ko umupolisi uburyo bwose babikozemo byaba byasabwe bitasabwe byakozwe n'umuntu wambaye uniform ya leta none se umupolisi ntarasa umuturage mu nshingano za polisi y'abapolisi kurasa umuturage birimo ahubwo ashinzwe kumurinda no kuvuga ngo niba rero hari igihe bakorewe amahano atuma bahungabana barahungabanye iryo jambo ntabwo ndi kurivuga ibyo mvuga byose neza amatwi ntabwo iryo jambo ariko bavuze ko kugerageza bari abantu baravuze bati bwa mbere baje gukora kugerageza ayo babi bari ntabwo ari jenoside nta mabi leta yabatumye bashe abagiyeyo bagiye muri misiyo ya leta mu rwego rw'umutekano bagiye kubimura ndetse n'igihe bajya kuhakura bashinze amahema bitewe n'uko bari barasezeranyijwe ko mu gihe bavuye bazaba bakodesherezwa amazu mu gihe batarafatirwa umwanzuro wo guhabwa ingurane cyangwa gutuzwa noneho n'ayo mafaranga yo kubakodesha bakodesha amezi abiri birangira bene amazu babiyukana batereka tujye kugura amashitingi tubisubire mu butaka bwacu mu masambu yacu kuko amazu ya mbere yasenywe mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2020 covid yaratangiye banasenyerwa ariko si kuri cyo bigenda ndavuga ibyabaye banasenyerwa batamaze guhabwa ingurane batamaze no kwimurwa sibyo arimo Bagarutse gutura amatongo hanyuma akaguhereza ingurane mu bikorwa sibyo yari itaratangwa yenda mu gihe itaratangwa akabara gukodeshereje ugiye kuva muri ubwo bukoda amafaranga warayabuze bigenda bite akaba bantu bari birukanwe mu koda akarere kakabwira ngo nta masezerano dufitanye kandi bakakwereka ayanditse akarere babibwiwe na Pauline umwari yego iyo babiregera mu rukiko n'amajwi abivuga arahari yego iyo babiregera mu rukiko icyo gihe nadasaba kubisanya amakuru icyo gihe iyo baregera mu urukiko bagiyeyo urukiko ruvuga iki urukiko bo barareba icyo gihe bajya kubakura mu mashitingi barabahutaje byari hutaje okay ariko urukiko rwabivuze iki ku bukode nta icyo ukode kandi ntabwo baburegeye baregeye ubukode ntabwo baregeye ubukode kubera ko ntibigeze basaba gukodeshereza none se kuki abaturage bikuye waniyubakiye kuki abaturage bikuye ese mu gihe tuvuga kuri iki kibazo ariko kuki Ntwali iyo ubonye Mugabe arimo defend ibi bintu ameze nk'uri ku ruhande rwa leta ngereka mbivuge ubibona uti ibi bintu umubona uti ntabwo ndi buvuge ngo afite uburyo bwe abonamo no abadukurikiye ariko barabibona ko Mugabe ibyo ari kudefanda birasa n'ibyo umuntu wa leta yadefanda ni uko ntari kurwanya leta ariko rwo ntari kwirwanya ntabwo ndi bushyigikire bidakwiye byabambaye umwambaro yawe wowe uyu Mugabe nta kibazo nushaka umutaze ntacyo mba nukuri ndakuze mu nkundi nsesengura ingingo no gusesengura abantu turi gusesengura ingingo rero hanyuma Mugabe wowe wibonye Ntwali defend ibi bintu nk'ibi uko navuga ngo hazamo abactiviste ba Ntwali bakabipoliticizinga uwo mubona ute urumva John Williams ntabwo ari umunyamategeko ndamwubaha ni umunyamakuru afite n'ishyaka ry'abaturage sibyo tukaba yifuza ibyiza byagera ku baturage ariko hari ibyo ageramo agafata uruhande rwa politiki ikindi ukabona afite n'ikintu cyo kugaragaza yuko amategeko nta nubwo ari ingenzi cyane ahubwo hari n'abandi bakomeye kuyarenza umuntu yavuze icyo kintu numva sheshe rumeze kuko uzi imbaraga z'itegeko nge nahuye naryo ryaranandekuje uzi amategeko naranayizi twemera yuko sosiyete igendera ku mategeko ibibazo dufite byose na leta iratsindwa mu mategeko
si n'ubwa mbere yishyuye, si ubwa kabiri, si ubwa gatatu, si ubwa kane, yewe no muri izi manza zirimo kuba ntabwo bose batsinzwe. Hari abo leta yagiye ivuga okay abangaba mwabo bakiye amazu bayajyamo, ariko mu by'ukuri bari bakwiye amafaranga ya nayo. N'ubu biriho bigomba leta igomba mu minsi 30 kuba yamaze gushyiraho urubanza rugisomwa nitajurira ishyireho plan ese irabonye 15 hakandi 30 mu giciro yego aba bantu ni ndabongera amafaranga muri cash cyangwa ndazamura niba umwe yarari mu cyumba cy'ibyumba 2 na saro cyangwa icyumba cyo garasara ndayigira ni icyo kintu leta igomba kumenya how to implement this mwirangiza rubanza byakwanga abavoka bakajya kureba umuhesha w'inkiko. Hanyuma mukanya Ntwali yaravuze ikintu tutumvikanyeho mwese cyo kuvuga ngo baraje barabakandagira bakandamiza nkaho ari leta. Oya ntabwo noneho Ntwali inshingano z'umuntu ku giti cye yari kuzikora nkawe n'inshingano z'igihugu, igihugu gitandukanye ute n'umuntu. Aho niho hakunze kuba ibibazo, kuko no muri commentaire urebe hari abantu bavuze batari ko Ntwali n'ubundi avuga nabi igihugu, avuga nabi igihugu haraho ugeze muvuga nabi igihugu wigezeho muvuga nabi igihugu narabibonye. Kuko commentaire ntituzi agenda afite ahubwo turebe ibyo navuze ngiye kuvuga ngo u Rwanda rurakajya gucya kubera ko rugira gutya. Navuze nti ngo igeragezwa ry'amabi. Niba mutabyumvise ubwo n'abankurikiye bashaka atabyumvise mbivuga uko nabivuze. Navuze nti henshi bigaragara ko iyo hari amaba azakorwa abanza gutegurwa akanageragezwa. Nuko natangiye ndavuga ntibare y'abaturage bakimara kubona ukuntu mu nkiko bari gucuraguzwa bagenda bacuraguzwa, noneho hakiyongeraho ko bagiye bahutazwa mu bihe binyuranye kandi bagahutazwa violama. Hari naho bivugira bati wiwe agiye kwa muganga ahumeka kuko akanyuma ntituzi niba ari bubeho. Ayo majwi n'amashusho birahari. Noneho ejo bundi babonye haje igitero kinini. Igitero I'm quoting them. Ninde wateraga? Ndi kuvuga uko bavugaga bati tubonye igitero kinini. Kibaye igitero kinera. Ubwo habanje kuba igitero cyaje kuduhutaza igihe runaka, none hakabaje abantu bangana batya akari bube ntituzi uko kameze. Wibuke ko nashikama muri uko kwezi kwa gatatu mwaka 2020 muri corona bamaze kubasenyera baje kuhutaza byose biba yaravuze ati akagasozi kazanywa amaraso yacu ati si impano ariko kazayanywa. Leta icyo nyishimira cyane ahubwo nukuba muri uriya minsi ya nyuma nubwo hari iminsi 2 yicishije bose inzara n'iki byose ariko nta numwe wavunaguwe uretse abantu bakina fotoye bari guhirima ku bikuta by'amazu ndabafite rwose bataka ibikuta y'abagabo byose ntabwo bikwereka ko nababandi baje baza mbere batari batumwe na leta. Bara abapolisi ba leta nyamara leta kuki ntazanye ibyaba abasirikare bagiye kubasambanya ku gahato ngo mbyite plan nuko abikoze kubwe ntago leta yatu umusirikare ngo genda usambanye. Uwo mupolisi ufite gihamya cyuko yatumwe na leta bari mu kazi ka leta abagiye kubakura muri mission abapolisi bari baha na briefing leta yari yabwiye mugende mu kubite mukandagera abantu ku gatuza bakoresheje ubushobozi afite imbaraga z'itegeko bakoresha n'ibyo batojwe na leta. Ariko ntibatumwe na leta guhemuka. Leta ntibatumye guhemuka. Urakoze ako ngako byerekana ubwishambo rya nyuma nari nabyo navuze. Ubundi ikiganiro cyari cyatangiye neza kitazana impaka. N'ubundi wewe nta mpaka zangu turwane zabayemo. Uyu mugabo hari no mu bihe byinshi cyangwa bitandukanye twabanyemo muri uyu mwuga. Yewe n'ibi bya activism nanjye mbijyamo kandi mbikuye ku mutima kubera mbashingiye ku nyungu z'abaturage nemera uburenganzira bwa muntu. Nawe ariko ikibazo ni iki? Kwizeza abantu yuko ibintu muri bisakuze mukirengagiza amategeko mukabukubita muri opposition ibintu mukabipolicizinga mukabigera ko harimo kugeragezwa genocide mukabigera yuko ari i Kigali ari leta nutse rwanya abahutu ibintu ukabijya warangiza ukagira iyo myumvire ariko warangiza mukajya no mu nkiko
urukiko rwa deciding ukundi ntabwo wavuze uvuga ngo wanyuzwe waza uvuga ngo n'ubundi n'imyanzuro y'inkiko ngo ni Mugabe wowe ufite Mugabe wowe ufite gihamya ki yuko uyu ari mu bantu bapolitisayizingaga ibyo bintu bizezaga abantu baravugaga leta urakoze cyane urakoze oya we afite ibyo yavuze kandi birahari no reka twe kujya gushira abantu mu gihahiro ico navuze akivuge nacyo nanjye nibyo nshaka kuvuga hari ibiganiro yakoze nta nubwo ndibuvuga ijambo ibiganiro yakoze n'utwo tu video n'iki byabaye byaracitse byasakuje n'abandi bantu bo muri opposition babijyamo kubera ko opposition zose buriya ntabwo zifite agenda imwe buri muntu nawe akabisobanura uko bijyanye na agenda ye no kubisobanura gutya njye ntekereza yuko uyu mugabo yakoze amakosa atazi noneho amakosa ye abandi barayaprofita muri agenda zabo ariko abavoka nabo bagendera muri uyu mwuka ese murashaka kuvuga ikibazo kinshingiyeho na gato no je nagifatiyeho kiri gikukiko kiri yakoze ahe makosa urakoze amakosa activism yumvishe yuko niba bivuga muri media n'ibiki ibibazo biri bukemuke bakumva ko barimo kurengana kandi mu by'ukuri yarabyemeraga ko barengana nanjye yarabyemeraga kandi n'ubu baracyabyemera ndaje ariko se ry'umurongo w'ikiganiro cyawe wowe umbajije ikiganiro cyawe ni turi kureba kuri Kangondo n'ibyayo byakuje amategeko ntago tujye kureba turi kukwanariza urutonde rwa buri wese kuri iyi si wagize icyakoraho mu guteza umwuka mwiza cyangwa mubi muri Kangondo iyo nindi topic ihari wait icyo kintu cyakwinjiramo bishingiye ku kuba ari abaturage barakomeje kwizera wa mugani imbaraga za media na activism bizeye imbaraga z'urukiko bategereza ibyanzuro y'urukiko iyo bizera imbaraga z'urukiko icyo ngenda gihamya bizeye imbaraga z'urukiko bategereza imyanzuro y'urukiko none ko ari kuvuga uretse none kuvuga gusesengura abantu nashaka kuzanamo ariko kazanamo bakandagiye abantu akazanamo bagize bate ibyo ni sesengura kisi uri kuzanaho ni sesengura bikorwa byakozwe ihutazwa ryakorewe abantu rikozwe ni ibikorwa oya ari kuvuga ngo hariho ama-interview kuri media kuri Al Jazeera n'ahandi yewe n'amasosho n'izi YouTube videos uyu mugabo uburyo bavuganira n'ibiki yumvaga abaturage barengana bari mukuri leta ririmba ko se nta muturage navugane na muturage ijambo yivugira ibyo Mugabe yumva muri we nibinoroshye kuba umunyamakuru yajya gutara inkuru bitewe n'uburyo mvu buremere bw'ikibazo kuri extent runaka akaba we wamubona nkaho ari we cyerekeye oya ibyo ngibyo nabyo birashoboka ibyo birashoboka ariko reka nanga urugero rworoshye cyane urakoze cyane reka nanga urugero rworoshye cyane nuko jewe nkanjye nka Mugabe iyo nkubonye uri mu bintu nka biriya hari ibintu activism ndayemera 100%. Ndongera mbisubiremo jewe nka Mugabe nemera activism 100%. Je nemera activism 100%. 100% nemera activism pe mu gihe umunyamakuru abona karengane gakorerwa abaturage ikibazo akakigira icye akabavuganira ariko uri urabikora ute icya kabiri wese uri urabikora mu buryo mu buryo abaturage basobanukirwa yuko atari akarengane gusa ahubwo bafitemo n'abamakosa ese icya kabiri urabagira inama cyangwa se wibereye byacitse ni leta nayo ni mbi urumva ko ahangaha hari kuzamo agenda itari nziza ntabwo turi gushinja wambajije ngo Mugabe ndamubona nirinze gusesengura umuntu suko ntafite ibyo navuga kuri case ariko ndabona igice cya kabiri cy'ikiganiro mugihinduye kuvuga ngo hari abanarwanya leta sindwanya leta nibagirwanya izanshimbira amategeko bivugiye ndavuga ngo iki ni kimwe
jewe ntabwo nkurega kurwanya abaturage aho nahagaze ijambo ryose navuze kuri Kangondo noneho nkurikiye jewe ibyo navuze atikanga ibyo navuze kuri Kangondo ni umunsi narisubiramo kuko nashingiye kuguha umuturage ijambo akivugira ntacyo navuze ku bwanjye nashingiye uyu Mugabe ibyo avuga nibyo nta nubwo muregaho John humura na leta nivuga kwirwanya mu bazakuburanira nzaza kuko ndakuza ikibazo mfite niki abaturage barayobejwe bakora ibintu bitari byo biriho birabagaruka no mu nkiko kandi ababayobeshe baracyabumvisha n'ubu yuko inkiko zibarenganya which is false murakoze ikiganiro genda gisoje none Ntwali niko nawe ubyumva abaturage barayobejwe kuko Mugabe ari ko emphasizing politicising iki kibazo ngo aba activist nawe agushyiramo ari naho turimo niyo mpamvu iki kimpamya ko abaturage bayobejwe cyo kuvuga ngo ubone ute Mugabe niho nakizamuye nanze kwisubiza mu sindu gisubiza si impamya ko abaturage bayobejwe si impamya ko abaturage bahubutse bajya mu mategeko si impamya ko abaturage bari kugengwa n'inyungu za politike si inshigikiye umuntu ari wese wavuga ngo yagiye kugenza kubarura amoko y'abari hari abarura n'ayabarwanya leta irimo abanyarwanda igiciro nyiranye abatuye hari navuze harimo abasirikare harimo abapolisi harimo abakora mu nzego za leta n'ibindi harimo Herega icyo kintu ni ikosa buriya naryo John tujye twumvika niba ari ikirego ukivana muri icyo kiganagira kikore ntabwo nzakibona bazakate banjyane muri gereza hari ibintu kuko ibyo ntabwo nabibona kubera ko ntibisa bimenyetso hari imanza zitaburanwa hari n'imanza bashyiramo abantu nge ntaburana bankundiye navuga ngo ibi kubera ko mufite umwanzuro mufite utazahinduka ni mu nkatira mu njyane muri gereza aho kunzereza mu iyo nindi ngingo iri kuzamo reka tugiremo bias rero bias wayitangiye uvuga ngo navuze ngo habaye iminuza nasobanura ibyo nasobanura byumvise utabyumvise ndabisubiramo nubwo turi gusoza abaturage ba Kangondo bikanze basabwe kwimurwa nta ngurane bahawe ntaki nyuma yaho babuze bahabwa bwa mbere babanza guhabwa ubukode abo basenya muri corona ubukode burahagarikwa kare karabahagarika baza amashitingi baricara bicayemo baza kubaho n'abamudera nkavuga wigenda wenyegeza ibyo navuze leta irehereza abapolisi bisabwe n'akarere n'umujyi wa Kigali bagiye gukuramo ayo mashitingi bayakuramo ariko abaturage nabo bafite resistance banga kuyavamo kubera ko batari kubabwira bakuraga mu mashitingi bajyana kubera ko batari kubabwira ngo nkubasume vanjingo ni muve amashitingi mugende byabaye ko hakoreshwa ingufu mu gukoreshwa ingufu aho zikoreshwa hose ku isi nta ngufu zidahutaza zibaho habamo abahutajwe ntabwo leta yatumye ngo mugende mu hutaza y'abaturage ariko byabaye ko hakoreshwa ingufu n'uyu munsi abandi baguma hariya bakanga kuhava hagapfa impinje ebyiri eshatu leta yo gukoresha ingufu zihutaza kugira ngo bavemo kuko ntabwo yo gutuma bose bicwa n'inzara bicwa n'amacinya kubera ko nta mazi badakaraba yari gukoresha ingufu zihutaza kugira ngo bavemo ifite ibigamije gukiza bijya bibaho ko leta ikoresha ingufu icyo nita gutanga iki bashobora kuza babona hano hari gushya tukanga kuhava afite kurudete ashobora kukuzirika mu munda akaguterura akakuzishyira mu modoka hariya ariko izo ni ingufu Mugabe arabaza ati leta yabakuraga mu mashitingi ifite aho yabajyana yabibaza leta n'ubundi ntawo babajyanye kuko abavuye muri amashitingi bakomeje kuzerera hirya no hino bararaguza abafite imiryango bayijyamo abatajyamo bajya gusembera icyo nicyo navuze ko bo bagifashe nka interpretation yo kuvuga ngo hageragejwe ibikorwa bibi umunsi noneho bazaza baje gukuraho umusozi wose bizaba bikurushaho ari nabwo umwe muri bavuze ngo agagasoza amaraso yacu kazayanywa amaze kubivuga igihe runaka abuze uburyo abigereranya cyangwa ashaka kugira ngo byumvikane cyane akoresha ijambo riri sacré ijambo ritavugwaho ridakorwa hano mu Rwanda arikoresheje noneho ntabwo yabashije kwihanganirwa yahise ashyirwa mu manza nuko ijambo riri sacré ahubwo nuko ibyo yavuze atari byo erega hangani ari mu ikibazo ni ikibazo si ukuvuga ngo yakoresheje ijambo genocide ngo riri sacré nibyo oya ese was it true yuko ibyari bwo gukorwa byari genocide rero kubera ko we yararezwe
ntaratangiye kubana mu mizi sinshaka kuvuga ibigiye mu tubiharira inkiko ariko wowe mu bwenge bwawe nawe uyoboye ikiganiro reka tubiharire inkiko umucamanza n'umushinjacyaha n'umwavoka bafite ibyo bazemeza tukabyakira uko nguko ariko nanone ijambo jenoside ntabwo ari buri wese wo kurikoresha mu buryo ubwo ari bwo bwose rero ikibazo cya kangondo tukivuga twigihuza abantu bazakubitwa tuvuge ko bakubiswe da cyangwa abantu batanu bakubitwe imigeri cyangwa abantu kubera ko bakoreshejwe ingufu za leta tuvuge ngo leta iri muri jenoside ibyo nanone ntawe wabivuze n'uzabivuga azabivuze kubwe ngo leta ntabivuze noneho mureke dusoza kandi murakoze Ntwali John Williams dusoza reka tuvuge tuti hari ni ikibazo ngiye kubaza ariko nabonye muri commentaire reka mere kuri we Mugabe kwanza barambwiye bataba Bagabe baburana bombi bashingira no kuri background zabo zo kuba yarabaye muri RPA ibintu by'igisirikare ujyana ntago turi mu by'igisirikare turi mu kiganiro nje ndi hano n'umusivili reka nibarize uyu nibyo je nabaye muri RPA wari sezereye cyangwa uvuye mu nasezerewe na leta buretse mu bihumbi 2003 mu cyiciro cya gatanu yego igishari nibwo nasezerewe ni karita ndayifite wowe ndi hano n'umusivili ariko fari wayibaye nje ndi hano n'umusivili bya hano barabibona ariko wayibaye nta kibazo ariko iki kiganiro gifite ingingo zingahe gifite topics zingahe murakoze cyane ndagushimiye Ntwali John Williams murakoze cyane Robert Mugabe ndagushimiye kandi ndashimira na John Williams iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu kwibuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi uteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare